kuki Mbugangali dufite urusengero rugari rubasha kwakira abizera bakagubwa neza mbese inzu y'Uwiteka tuyirekewe umusaka nyamara inzu zacari bitabashwa oya kuko dutunze twese agiye gukurikiraho kwakira abashyitsi kandi tumara kwakira abashyitsi abizera barenga 200 abasigaye hano bari bagera ku 1000 aribo biyemeje kubaka urusengero. Tumaze kubaka urusengero rwa Rurembo rero twabonye tutakomeza kuguma muri nyakatsi, abizera biyemeza kubaka urusengero ruzakira abizera 1800 kandi urwo rusengero rukaba rwarateganijwe yuko ruzatwara asaga miliyoni 400. Abizera bakaba bariyemeje kurwubaka mu gihe kitarenze imyaka 3. Tukaba tuzanezwa no kongera kubahamagara muri iyo myaka 3 kugira ngo muze nanone mudufungurire urusengero ku mugaragaro. Itorero rero rifite abakuru b'itorero 14, dufite abadiyakoni 60, dufite amakorali 5, dufite abagize inama y'itorero 41. Ni itorero rishyira hamwe kandi rifite gahunda. Uwiteka akomeze kudushyigikira mu izina rya Yesu. Reka rero muri mwanya twakire umwubatsi enjeniyeri uzabahagarariye inyubako yacu kugira ngo adusobanurire mu nshamake akurikije igishushanyo mbonera uko inyubako yacu izabiteye. Murakoze. Amazina yanjye ni Naftali Tuyihimbaza. Iyi nyubako yacu igizwe n'ibice 4 by'ingenzi. Igice cya mbere nk'uko bigaragara aha ngaha ni mu rusengero bisanzwe, mu rusengero nk'urunguru. Aha ni hasi mu rusengero aho abantu bicara bisanzwe. Iki ni igice cya mbere. Iki gice cya kabiri aha ngaha mureba hashushanyije ari amabara y'icyatsi kibisi, ni muri kave iriho kuri kave izaba iherereye hepfo aha ngaha. Aha ngaha ari ibara ry'icyatsi kibisi. Iyi kave akazaba ari igice kizaba ari urusengero rw'abana. Aha ngaha mubona tena kuri iki gice cya gatatu, aha ngaha ni igice kizaba kiri mu rusengero ndani giherereye aha ngaha kuri uruhande rwo haruguru ku gice tukunda kwita mezanine. Kazaba ari igice kiri hejuru ku buryo abizera babaye benshi mu rusengero hasi hari abagomba kwicara hejuru. Ni igice cya gatatu.
iki gice cya kane noneho naringezeho imbere kuri podium hazaba uriya igice cy'inyuma murabibona kuri podium. Igice cy'inyuma hari ahantu tugira, hari ubwiherero, hari ahantu hari nk'ububiko bw'ibikoresho. Aho ngaho ntabwo twarekeye aho ngaho, ubwo hejuru yaho twageretseho n'ahashobora kujya nk'icyumba cy'umubwiriza ndetse n'icyumba cy'inama, kikazaba kigeretse aho ngaho hejuru ya podium. Ubwo ibyo ngibyo akaba aribyo bice by'ingenzi bine nari babwiye. Hanyuma tuje ku nyubako uko iteye inyuma, iki ni igice cy'imbere. Uhagaze imbere ku rusengero kizaba kigaragarira aha ngaha kuri uyu muhanda wa ruguru, ni iki ngiki. Aha ngaha hagaragara kuri uruhande rw'ibumoso, ni ukuvuga ngo umuntu uhagaze aha ngaha kuri uyu muhanda w'ibumoso, ni ukuvuga habona uyu nguyu akazabura umuryango uzabura uherereye aha ngaha. Tugarutse aha ngaha arakoze. Nyuma turaza kurarika abayobozi bacu kugira ngo baze badukorere umuhango nyirizina wo gushyira ibintu fatizo kuri iyi nyubako. Reka yani Imana ibikunze kandi izabikunda. Urusengero uko twaje turi aha ngaha, nibwira ko tutazabura kubafasha
wenda nko kuba isakaro hasigaye hazaba hanyu kugira ngo muzamure. dutabare twese tujyane na Yesu dutsinde umwanzi. Itorero ry'Imana rirafatanya mwese dutabare twese tujyane na Yesu dutsinde umwanzi. Na ngoma zidashira dutabare twese tujyane na Yesu dutsinde umwanzi. Nuko mubumbire hamwe amajwi yacu umwami Yesu kuko afite icyubahiro giheranije. Dutabare twese tujyane na Yesu Data ujya neza, Mana y'urukundo, muri gitondo turagushimye kandi turaguhimbaje
tugushimiye ko waturinze kuva tuvuye mu miryango yacu duhuriye hano hantu ahitiriwe izina ryawe tugihumeka umwuka wazimu bihimbare. Ndagusaba Imana ngo iri teraniro rigoteshe ingabo zo mu ijuru, Satani n'abamarayika barigote, Satani n'abamarayika batsindwe mu izina rya Yesu, kandi ibera hano byose bigende n'ubushake bwawe. Ikiduhurije aha ngaha ni ugutangiza umuhango wo kubaka inzu yawe data. Ndagusanga azaba ari we wubaka, ni we buye rikomeza imfuruka, twese tukubakaho. Ndagusanga abana bawe uzabaha imigisha, uzabahire ndetse binjira ndetse banasohoka, uzahira ikiganza cyabo ku cyo bazakoraho cyose, ngo tuzahura ahantu dushima ibitangaza wakoze, Imana tuzagushimira. Ndagusaba ngo ubane natwe muri izi gahunda kugeza zisoje, ibyo tubigusabye kandi twizeye mu izina rya Yesu. Reka rero muri uyu mwanya munyemerere twakire umuyobozi wacu wa Firidi, Pastor Mutimana Ndakozera. Ubonye ko mu mwanya aje akazana n'abashyitsi benshi, reka tubwire abari bo kandi nawe twamwakira. Tumwakire iki? Tumwakire mu izina rya Yesu, Imana umugisha. Reka banze nshimire cyane yaba umuyobozi w'intara Pastor Kabayiza, ndetse nshimire na mwene data Innocent hamwe n'abandi bayobozi bose bafatanije kuyobora iri torero, kuba uyu mwanya mutwemereye ko. Reka namwe babwire ko mufite amahirwe atangaje. Buriya umwana niwe wiha ingobyi. Igihe abayobozi b'itorero basangaga kuri Firidi hari ibyo turi kuzuza bijyanye n'inyubako muri gutegura, hari ibyo twaganiriye. Reka mbashimire ko ibyo twaganiriye twabyumvise kimwe, kandi nshimira Imana yuko ibyo twifuzaga by'uko abayobozi bacu bagera kuri iri torero, Imana yabyemeye hamwe icyubahiro. Mufite umugisha utangaje. Sinzi ko hari amatorero afite umugisha nk'uwo mwagize uyu munsi, kugira ngo musurwe n'abayobozi bose ba union ndetse n'aba Firidi icyarimwe. Ntabwo bisanzwe. Rero ibi ni byo gushimira Imana, kandi namwe reka bibashimire cyane, kuko umuhati n'ishyaka mugera mu murimo w'Imana, Imana izajya ibibahera umugisha. Ariko noneho nitujya no mu ijuru, abatazagwa isari bo bazabona noneho ibihembo by'iteka ryose. Rero reka muri uyu mwanya muto dufite muri iki gitondo dushimira Imana kubw'ingororano zituruka ku ishyaka ry'umurimo wayo, kandi iryo shyaka ni nayo turikesha. Muri uyu mwanya rero nejejwe no kubabwira yuko nabazaniye abashyitsi, kandi abashyitsi bahire. Wacu wa Niyo y'u Rwanda, benshi muramuzi, ni Pastor Byiringiro Hesron. Reka aho ari tumusabe ahaguruke abasuhuze, maze mumwakirane urugwiro n'urukundo rwinshi. Muyobozi, mwasuhuza abizera. N'amashyi ntabwo hari abantu bibwira ko gukoma amashyi ari ikibazo, ariko amashyi ni kimwe biranga umunezero nk'umuco wacu, kandi umunezero ni imbuto ya mwuka, kandi tuba turi guhuza ibiganza Imana yaduhaye. Muyobozi rero tunejejwe no kubana namwe, kandi mbonereho kubashimira ko mwemeye iyi gahunda twabasabye kuza kudufasha. Se ntimwamwe kongera mukamushimira.
nanone umuyobozi wacu ntabwo yaje wenyine, ari kumwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa Niyo y'u Rwanda, akaba ari Pastor Ngirinshuti Samuel. Ni no gushimira Imana kuko muri kubibona, no gushimira Imana kuko Satani we ntiyifuzaga yuko ibi ngibi byakomeza kuba byiza, ariko Imana yaramurinze. Nawe rero muyobozi, namwe twabagaragarije urukundo, Imana ibaha umugisha. Turi kumwe n'umubitsi cyangwa se trésorier wa Union y'u Rwanda, Pastor Sebahire Joseph. Murakoze Pastor, namwe turabishimiye. Ambaje Janvier, bariya nabo ni babiri bafatanya na trésorier mu bijyanye no gucunga umutungo, mu cyongereza ni ba associate. Ntabwo rero ari abo ngabo bonyine, natwe kuri firidi twaje ndahari, kandi ntabwo naje jyenyine, ndi kumwe na secrétaire executif Pastor Samuel Nkurunziza. Nanone turi kumwe na mwene data Niyo nzima Faustin, trésorier wa firidi yacu. Ngira ngo abenshi abamwe nibwo mwamubona, ntabwo yari yabasura ahangaha. Uriya niwe trésorier mushya dufite, namwe turabakiriye hano Mbugangali. Turi kumwe na comptable wa firidi Patrick Hayimana, nawe nahagurukiye. Turi kumwe n'abadepartement, abashinzwe ibyiciro. Turi kumwe na Pastor Nkanika Faustin, nawe yahaguruka. Turi kumwe na Naftali Habiyaremye. Turi kumwe na Pastor William Habumugisha, nawe ni umuyobozi w'icyiciro. Murakoze. Hari uwo nibagiwe mu bagize inama ya firidi, executive committee ya firidi. Reka aho bari kuko bahaguruke. Harimo Nshokana, harimo na Pastor Kabayiza, nabagize inama ya firidi. Nabo reka tubakire. Rero muyobozi w'intara ya Gisenyi, nawe muyobozi w'iri torero rya Mbugangali, namwe bizera, aba nibo bashyitsi twabazaniye. Reka rero dusabe Imana kugira ngo twese iduhane umugisha, kandi Imana ikomeze ihire imigambi yacu mu izina rya Yesu. Muraho mwese. Reka dushime Imana muri kino gitondo. Ni igitondo cyiza kandi ni gahunda Imana yateganije. Tuva i Kigali ntabwo twari tuzi ko tuzaba turi ahangaha. Mufite perezida rero w'umunyabwenge, nuko adufatiraho kuko azi yuko yari yaducumbikiye tunanirwa guhakana. Ariko ibyo turarikiyemo ni ibyiza gusa. Baririmbye, n'ubwa mbere ngeze hano Mbugangali, najyaga mpumva kandi atari kure, ariko n'ubwa mbere. Ariko ikineje cyane nuko mufite abaririmbyi bazi guhimba pe. Najyaga mbakamira mu kitoze, ariko ubu ngubu ndasobanukiwe. Muri kino gitondo rero kiduteranije ahangaha, si ikindi ni ukwandika amateka. Mushaka kwandika amateka? Ndagira ngo umwana uri ahangaha, umuntu ukuze uri ahangaha, anezezwe n'uyu munsi kuko ari ahangaha.
ngiki kintu kitazibagirana mu buzima. Imyaka izihinduriza, ibintu bishyire kera, ariko kandi uzavuga uti wa munsi ni jye watangije ruriya rusengero. Ubu nanjye ndanezerewe cyane, kuko mu gihe nzaba ndiho cyangwa ntakiriho, nzajya mvuga yuko naje gutangiza umuhango wo kubaka urusengero rwa hano ku Mbugangali. Ubwo se nzaba ntanditse amateka? Twaje ahangaha kwandika amateka, kuko iyi nzu tugiye kubaka si y'umuntu n'umwe, ahubwo ni iy'Imana, ni ingoro y'Imana dushaka kubaka. Iyo ugize amahirwe rero ukagira icyo ukorera undi muntu, aba ari amahirwe. Hansi icyo gukorera Imana ni amahirwe atangaje. Muri Bibiliya mu gitabo cya Ezera tuhasanga umuntu wari ukomeye cyane witwaga Kuro. Uwo Kuro yari umwami w'Abaperesi. Agira umutima nk'uwo namwe mufite uyu munsi. Reka dusome igitabo cya Ezera igice cya mbere. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Kuro umwami w'Iperesi, Uwiteka atera umwete umutima wa Kuro umwami w'Ubuperesi ngo ijambo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya risohore. Namwe hari ijwi ryavugiye mu muntu uwo ari wese ahangaha, mwibuze imirimo yanyu. Yari bashishikaje. Iryo jwi rirakongorera, ryongora umuntu uri ahangaha, ariko nanone rikaba ryongora n'utari ahangaha wo muri iri torero, kugira ngo mwubakire Data wa twese ingoro, inyubako. Ushobora kwiyubakira inzu nziza abantu bakayishima bikabanezeza, ariko iyo wubatse ingoro y'Imana kandi ukaba uhari n'igihe waba utahari, ya nzu y'Imana ikaba ihari itazigera isenywa, nta kikunezeza nk'icyo ngicyo. Nuko uyu Kuro ategeka ko bamamaza itegeko mu gihugu cye cyose, kandi arandika ati, ashyizeho iryo tegeko, ariko bigeze hanyuma aravuga ati reka nandike. Arandika maze arivuka ati, Kuro umwami w'Ubuperesi aravuga ati, Uwiteka Imana nyir'ijuru yangabiye ibihugu by'abami bose bo mu isi, kandi yihanangirije kuyubakira inzu y'i Yerusalemu mu Buyuda. Yarazirikanye, yaranezerewe, kuko natwe tunezerewe muri kino gitondo. Nubwo muri mwe mutakwandika uru rwandiko kuko Kuro yarwanditse, ariko mugiye kurwandika maze muvuge muti ku Mbugangali tugiye kubaka urusengero. Kuko bariya baririmbyi bamaze kuturirimbira, hari aho bageraga bati twubake, duhamagara abandi maze baze. Kuro rero
yanga guheranwa, ashaka kuzuza amagambo Yeremiya yari yaramusabye. None umuntu wo mu bantu bayo wese uri muri mwe, Imana ye ibane nawe. Ndasaba Imana kugira ngo Imana ibane namwe, kugira ngo uyu mushinga mugiye gutangira wo ku mushinga w'ibikino, ahubwo abaduturiye bose bari aha ngaha, abadivantisi abatari abadivantisi, baje baza bagira bati tuje kubatwerera. Nimwamamaze iyi nkuru, iyi nkuru muyigeze kuri benshi, babone yuko mugiye kubakira Data wa twese ingoro. Kandi umusuke wese usigara aho yasuhukiye, abantu baho niba mufashisha ifeza n'izahabu n'ibintu n'amatungo, ukuyemo amaturo baturiye inzu y'Imana y'i Yerusalemu babikunze, nuko abatware b'amazu y'abasekuruza b'Abayuda n'Ababenyamini bahagurukana n'abatambyi b'Abalewi n'abandi bose Imana yateye umwete wo guhagurukana ngo bajye kubaka inzu y'Uwiteka i Yerusalemu. Hari motivasiyo iturimo. Ndagenda nshimishwa cyane cyane naho tugera muri iki gihugu cyose cy'u Rwanda, aho abizera bahagurukiye kubaka insengero. Nibitangaza. Mu minsi ishize nari Kirehe, twari mu muhango nk'uyu nguyu, ubu bagejeje kure. Ngo navugana na perezida yavuze ati ni ukubaha uburenganzira gusa, ati gisigaye maze wirebere ko ari ubikore. Ndasaba Imana Data wa twese kugira ngo akoreshe buri muntu wese, maze intego dufite, inyandiko tugiye kwandika aha ngaha, ishusho tugiye gushyira aha ngaha, buri muntu uri aha ngaha azabashe kubyirata. Uyu kuru yaravuze ati ari abasuhuke, ari abanyamahanga, mugende mubabwire nk'uko indirimbo yanyu yaririmbwaga. Nuko abatware b'amazu y'abasekuruza b'Abayuda n'Ababenyamini bahagurukana n'abatambyi b'Abalewi n'abandi bose Imana yateye umwete wo guhagurukana ngo bajye kubaka inzu y'Uwiteka i Yerusalemu, maze abaturanyi babo, abatuye iruhande babo babatwerera ibikoresho by'ifeza n'izahabu n'ibindi bintu n'amatungo n'ibintu by'igiciro cyinshi, kugira ngo inzu y'Imana ibashe kubakwa. Muzasanga abantu b'abadivantisi, musanga abandi batari abadivantisi, ariko uzabwira ntazabura kwitaba, ko azabona yuko atari inzu yawe ushaka kubaka. Ngo idushoboze, iduhe imbaraga, iduhe ubushobozi n'uburyo, dukure aho dushobora kubibona n'aho tudashobora kubibona, kugira ngo twubakire Data wa twese iyi ngoro aha ngaha, kugira ngo abatuzengurutse bajye babona bati ngiri ingoro y'Imana abadivantisi bubatse aha ngaha. Imana ishobora byose
idutere uwo mwete, idukoreshe kandi bitubashishe mu izina rya Yesu. Reka duhaguruke maze dusenge. Databuja, Mana yacu dukunda, reka tugushime kuri Imana yacu, reka tugushime kuko wemeye kugira ngo tube abana bawe, reka tugushime kuko washatse kugira ngo tugirane isano nawe, tukwitirirwe, tujye tuguhamagara ngo data, nawe utwakire nk'abana bawe. Tugushimiye ko wemeye kuri itorero rya Mbugangali rishyirwa aha ngaha. Ndagusaba Mana ishobora byose kugira ngo iri torero urihire, buri mwizera uriruhukiraho umwakire nk'umwana wawe, kandi uyu mugambi bafite ndagusaba kugira ngo uzabashije kuwusohoza. Ndagusaba kugira ngo inkomyi yose izatsindwe mu izina rya Yesu. Aha ngaha niho ubwoko bwawe bugiye kwandika amateka. Ndagusaba kugira ngo uzabafashe kuyandika, uzaba ucitse intege uje umuhumuriza, uzaba ugize ibyago uje umuhumuriza, kugeza igihe iki gikorwa kizaba kirangiye maze tugahimbaza izina ryawe. Nuko rero komeza kubana na buri muntu wese uri aha ngaha, utwakire uko turi, byose tubyambaje mu izina rya Yesu.